Ametenda ile apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Ya damani sana nijiona malangoni pake. Unao wengi ambao wanahitaji, lakini siku ya leo hakuiona. Kama sio kujikataa sababu na sababu, lakini sisi Bwana Mungu ametupa jina lake litukuzwe. Mungu ni wa kuhimidiwa. Tunamshukuru Mungu aliyetuchunga sote kwa ujumla. Tumeonekana tukiwa hai, kupumua pumzi ya uhai, sababu ya rehema za Bwana Mungu. Apewe sifa. Reka duhaguruke dusoma agano w'Iteka. Wacha tusimamishe na usome wa maneno yake. Igitabo cy'Abakorinto wa kwanza, igice cya mbere, sura ya kwanza, turasoma aya ku murongo w'icumi. Tunasoma kwa shairi ya 10. Tutasoma igice cya mbere cy'Abakorinto, cha kwanza cha Wakorinto, tuzomerera ku murongo w'icumi tutageza ku murongo shairi ya 10 na 11. Kabagema turebera Efeso 4. Kabagema tatuangalia kitabu cha Waefeso sura 4. Nashaka ile ku murongo wa mbere akipenda shairi ya kwanza hadi ya 6. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ariko bene data, ndabingingira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe, kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Kuko bene data, nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki, nuko umuntu wese muri mwe avuga ati njyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko njyeweho ndi uwa Apolo, undi nawe ati njyeweho ndi uwa Kefa, kandi ati njyeweho ndi uwa Kristo. Amen. Amen. Nuko ndabiginga yewe imbahe y'Umwami Yesu ko mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka, umuntu wese umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwana umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu mwese kandi uturimo twese. Amen. Data twese uri mu ijuru, turagushimye uyu mugoroba bwawe no kubw'ubusomyi bw'amagambo yawe. Turakwinginze Data mwiza kugira ngo wowe ubwawe wayandikishije umanurwe no kuyasobanura. Ibyo ubwanjye ntabwo nabasha kuyasobanura. Data ndakwinginze kugira ngo wowe ubwawe uze wibere ku murimo, ari we uwikorera, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ari dukure mu kirere cy'umubiri tujya mu kirere cy'umwuka. Porogaramu zose zigengwe nawe, ko turi kwambaje za Yesu Kristo. Masha kwicara. Turongeye turagarutse imbere y'Uwiteka Imana. Dushimishijwe no kongera kwibona imbere yayo. Tunafurahishwa na kujiona malangoni pake. Izina ryawe ry'icyubahiro. Tumaze igihe mu minsi mikuru. Tunayemaliza siku nyingi katika siku kuu. Kandi Uwiteka Imana yatugendeye. Bwana Mungu alitutembelea. Amen. Amina. Imana yaratugendeye. Mungu alitutembelea. Imana yatugendereye. Mungu alitutembelea. Iratuganiriza.
akatuongelesha, iduha inama, akatupa shauri, iduha icyo gukora, akatupa nta kimana itadukorera. hakuna ambacho Mungu akutufanyia. Wabwira undi ati Wakumwambia mwingine ariko ati Didasi baramuhoza, Didasi walimuonyesha iyo ntabwo waba Imana yaba yarakwibagiwe. anaweza kuwa kusahau. Umwuka wera Roho Mtakatifu yakubise ahereye kuri kuruka, alipika kianzia hadi aragenda agera kuri uri inyumiriya, agera ku bana, agera ku rubyiruko, agera mu basaza, agera na wazee, twese sote kwa ujumla, kandi icyo nicyo cyagikwiye. na ile ndio ilikuwa inastahili. Umwuka wera Roho Mtakatifu areba ibikenewe, anaona mahitaji ambayo yanahitajika. Imana yacu ntabwo icyubahiro n'izina Yesu, Kwa jina la Yesu Kristo. ariko ngo Lakini misiyo kazi hanyuma baadaye yo guhamagara, ya kuitwa, ufite misiyo ki? unayo kazi gani? Misiyo baguhaye Kazi ni walikupa iyihe? ni kazi gani? Ese umurimo baguhaye Kazi ni walikupa uwuhe? ni kazi gani? Misiyo bagutumiriye ni iyihe? Kazi walikutumia Ese misiyo bagutumiriye ni kazi gani? niyo guca n'ibice abantu? Misiyo baguhaye niyo kwanga? Misiyo baguhaye niyo kunegurana? Misiyo baguhaye ni iyihe? Misiyo baguhaye niyo gukiranuka. Icyo Imana idukeneyeho ni ukuyikiranukira byonyine, Ile tu kuko kubwiriza ntabwo aribyo byagiza, ntabwo aribyo nahamagariwe. Kuririmba sibyo nahamagariwe. Amen. Icyo nahamagariwe ni kimwe, ni ugukiranukira Imana. Niyo misiyo yonyine baduhaye, naho ibindi byose ni ubusa. Kuririmba ni byiza, kubwiriza ni byiza, kubyina ni byiza, gusokoza ni byiza, ariko ibyo byose ntabwo byakugeza. Igifite kimwe umumaro na maana ni ugukiranuka. kwa haki, Nukiranuka kwa haki, numara gukiranuka, nubwiriza ni byiza, wakiranutse. Nuririmba ni byiza, wakiranutse. Ariko wabikora gutyo udakiranuka, kwa haki, ni ugukora umuganda. fanya salo, Ni ugukora umuganda. fanya salo. Ni benshi babwiriza Wengi wanaohubiri ariko badakijijwe. lakini hawaokolewi. Ni benshi baririmba ariko badakijijwe. Lakini hawaokolewi. Ni abapasitoro ni benshi Wengi ariko badakijijwe. hawako haki. Amen. Ariko icyo Imana ishaka, ntabwo Imana yaduhamagariye kubwiriza. Pia kuhubiri Icyo yaduhamagariye wenye ni lituitia gutura ijambo ryayo, tugakizwa neza. kuokolewa vema, Gukizwa, kuokolewa, tugakizwa, tunaponywa yaba mu mivugire, yaba mu migendere, yaba mu mikorere, kama matendo, tukamenya ko dukijijwe. tunajua kwamba tumeokolewa. Imana yacu amucyubahiro Mungu wetu mu izina apewe rya Yesu Kristo. sifa. Ariko misiyo ni imwe, Kazi ni moja, misiyo ni imwe, kazi ni moja, niyo gukiranuka. ni ya haki. Amagambo dusomye Maneno reka tunayoyasoma tuyagane akanya wacha gato. tuyaongee muda kitambo. Urabizi ko turi Tunajua abandi, kwamba tuko mahali pa wengine, ariko nyine Imana lakini izacu sasa inzira, Mungu atatupatia njia, Imana izacu inzira, atakata njia. kandi hari aho tuzagera. Kuna mahali tutafika. Abisirayeli bageze mu Wana bihe wa bikomeye, Israeli walifika katika mambo ya batakira Imana. kuchosha, wakamlilia Mungu. Imana yavuga ati numvise Nimesikia, numvise nimesikia gutaka kuomboleza kwenu k'ubwoko bwawe. kwa taifa langu. Biradusaba gusenga, Natubidi kuomba, dusaba Imana. tuombe Mungu. Ntabwo tuzahora turi igisuzuguriro. Niba yaduhamagaye igomba kugaragaza imbaraga zayo. Turasomye amagambo meza, Tumesema Ariko soma maneno tubwira. mazuri na tuanayotuambia yeye. ariko bene data, Sasa wandugu, ariko bene data, ndabinginga mu izina kwa jina la Yesu, y'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe. Amen. lugha moja. Bene data, Wandugu, uyu ni Pawulo. huyu ni Paul. Ndabinginze bene data Wandugu zangu, mu izina kwa jina
ry'umwami wacu Yesu kugira ngo mwese Kabagema avuyemo, Gerard avuyemo, Didas avuyemo, ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge umwe. Kandi he kugira ibice biboneka muri mwe, kuko Imana abana bayo ibabumbira hamwe nk'uko inkoko abashwi bayo ihora ibarundarundira hamwe, niko Imana nayo ikeneye ko ubwoko bwayo iburundarundire hamwe. Amen. Kuko Imana dushaka ibyo twakora byose, twaririmba, twabwiriza, twabyina, tutari bamwe mu busa. Umwuka aratubwiye ati muzakumva mumve ngo bamwe ngo turabokwa, n'abandi ngo turamba, n'abatiyowe nabo bakavuga ati mfite abantu banjye, bariya ni abanjye, aba ni abanjye. Muri mwese uwapfiriye umuntu ni ninde wadupfiriye? Uwadupfiriye ni umwe, umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo turi abanaka, turi abagirana, oya ntabwo turi abantuze, ahubwo turi abana b'iki? B'Imana. Abantu banjye, oya abawe ni abanjye, n'abana bawe si abawe. Kubera iki? Nabo ni impizanyo. Uwatubyaye ni umwe, ni umwami wacu Yesu Kristo. Uwo wenyine ni waduhamagaye, aradupfira, azamuka igorogota, yemera kubambwa, arakubitwa, arangije avuga ati ngira ngo abarushe baremerewe muze musange babaruhura. Amen. Uwo waduhamagaye, uwo wadupfiriye, yemera kuzamuka, yemera gukorwa n'isoni. Uwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Aratubwiye ati ni mume. Ubumwe mukora ikintu gikomeye, nuko nta projecteur mufite. Yemwe yifite ngo mbere kakara mama yakamu umva ubumwe nitubona urusengero Imana izadufasha tubone hekalu yetu. Ubumwe ni ikintu gikomeye. Ikamabwire aho kavido nagafite muri telefone, kale kavido ninako ndani ya simu. Uramu ikintu cyitwa ubumwe, kitu kinayoitwa umoja. Byonyine umubiri wawe, mwili wako uteyeho amaso, unapanga kwa macho, uteyeho umusatsi, nako nyele, amatwi, masikio, umunwa, kinywa, n'amazuru, n'amaguru, n'amaboko, na mikono. Ukabona ukitwa umuntu, unaona kuitwa mtu. Hatari umutwe yitwa umuntu, hatari muvuga ngo umuntu ateranijwe neza, ateranijwe mu bumwe. Amen. Ukuvuga ngo uyu muntu mbere y'uko ahaguruka ntabwo amaso aravuga ati njyewe rero njyewe matwi niwe nshuti yanjye ndasigarana nawe. Oya, umubiri ugihaguruka umutwe watekereje kicho amefikiri uyu munsi turasura. Ona siku leo tutatembelea Didas, biragenda bite ndakuache fere maguru ndugu miguu ndahari n'abajyana niko tunabeba kugira ngo tugereyo isudi dufike. Sasa ugura dutwara rero ibi tatubeba fere maso ati nanjye ndugu macho niko hapo tawangazia fere matwi ati nanjye ndamwumvira amumanzi yatuka n'abari bose uratuganiriza nanjye ndamutega amatwi. Sawa ako muri kubyumva neza. Ubwo ni ubumwe ugize wa mubiri. Reka mugende, acha mugende. Frere matwi, frere maso, na biganza, n'amanuke, atangira ati frere komera ubaiki, umwatangire guhuha. Ari guhuha kubera iki? Kwari ikirenge wasitaye, mwawe kujya gukora ikiraheze.
wapi? Ko muhagaze Mbona mnasimama? none Freda gizi. Tuka mmepata shida. None samaso niho wabagize. Sasa ndio nimepata shida. Hapana. Uyagize ikibazo ntabwo nako. Shida nazi zote tunapata shida. Icyo gituma abana b'Imana, umwana w'Imana udakunda mwene se ni umwicanyi. He kugira ibice biboneka muri mwe niba turi abana b'Imana. Oya byumve neza, ijisho n'ibitokoro umuntu watangiye utabaza taburiza we kandi ijisho ugize ikibazo uri gutabaza uri gutabaza oya uyu hari ibyo ashoboye none agize ikibazo none ntabwo twakomeza badusigaye mwene data muri ubwo bumwe bigatuma urugendo rukomeza. Ukomeje kubera iki? Kubera barumwe. Tuzagera kuri byinshi bituma bamwe. Tuzajya mu ijuru turi umwe. Kubera iki? Dufite Imana imwe, tukagira umwami umwe, tukagira umubatizo umwe, n'ikiringiro ni kimwe. Iyo Mana yaduhamagaye ni imwe, n'ijuru turi kujyamo ni rimwe. Kera niho hariho umugabo bitaga Santiago, niwe wari ufite intuze, yari yarubatse afite ahantu mbere y'uko abantu bazajya muri Yerusalemu nshya we yarayubatse. Yari yarayubatse abantu bose nibo batakutania pale. Abantu babaye ibyumba murabazi, bigeze kuza ibyumba abagabo babiri baje ibyumba baba Santiago bari Kigali bakabeba Kigali. Yego rado hiyo sasa wewe barambira ati akanaambia acha tukulipie, barambira ati kawaambia haiwezekani. Sababu gani? Imana yaduhamagaye ni imwe. Icyo nababwira nashaka kubereka hano ni ukuvuga ngo intozi siyafu zijya zambuka umugezi, zinavuka muto. Kubera iki? Sababu gani? Ubumwe. Moja zambutse umugezi zinavuka muto, uruzi ruri gutemba, muto inatiririka, shabura rwambuka muto na itaibuka jeji. Acha tukuonyeshe ubumwe. Moja ushobora byose, naweza yote. Abana bavukiye hano, watoto walizaliwa hapa, hamjue siafu. Mwazi murazizi siafu, mnazijua? Hamjua siafu. Mwaza uzima wa fanga siafu wasichana mnazijua? Murazizi? Naona ulala. Na urazizi? Mnazijua? Inhozi siafu. Urazizi wewe? Unazijua wewe? Abavukiye hano ntabwo wanaozaliwa hapa wao hawajui. Harimo intozi nini zifite amenyo ameno makali. Izo zivuga ziti twebwe rero dukomeye, twebwe kubera kugira ngo twabuke tupate kuvuka, abato turabaheka, watoto wadogo tutawabeba. Fatira hano, shika hapa. Akaza ati nawe fata hano, nawe shika hapa, nawe fata, nawe shika, muri agafata, nundi agafata, nawe ngine nashika. Kuko bifatanye bigakora shene, abana n'abagore baho bikagenda mpaka byambukira mpaka muto. Wa mugezi biwambukishwe ni igitero bakoze hakurya kigera ku cyo bapanze. Kubera iki? Kubera ubumwe. Ubwo bumwe butuma bagera ku cyo bapanze, zigafata, zigashikana. Umugezi ugutera ariko igafata, zikamba
zinavuka zaba zateye kwa veni kama zilivamia kwa inyama yaguze zose nyama liuza zote abana mwikorere abagore mwikorere veni yasohotse yirukanse yahunze inzu ye ariko ku bw'ubumwe bw'utuntu tungana gutya nituba bamwe tuzirukana abadayimoni nituba bamwe tuzirukana imyuka mibi tuzakomera umwuka wera azamuka umwuka wera amanutse ryari ku munsi wa Pentekoste bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Amen. Bari hadusomera tusomee hapo ndugu ku munsi wa Pentekoste mu byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume ku bice bibiri. sura 2. Amen. Umunsi wa Pentekoste usohora bose bari hamwe pamoja mu mwanya umwe bahuje umutima wakikutanisha moyo ku munsi wa Pentekoste. Ariko muri kumva amagambo uwo munsi wa Pentekoste bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. bahuje umutima walikutanisha moyo. ntabwo umwe ari mu hakusema katika abari mu ngendo wengine kwa mambo yake kabagema bafite ibye kabagema na mambo yake nakumbuka afite ibye. Oya, umwuka wera amanutse ryari kuko bari bahuje umutima. kutanisha moyo. ziriya ntozi Zile siafu zigera ku cyo zagemye ryari lengo lake uru ruzi rwa Ohio moto wa uhai. ntozi za Rwanda Siafu zinaweza kufuka. kubera iki? Sababu gani? ubumwe, Ya umoja, abana batasigaye watoto bila kubaki na bya bindi bikiri mu magi bitasigaye mayai navyo viko ntabwo byo bitera ngo bizisige tuambeze vitaviacha pana vinavileta bijya bigendana natembea pamoja navyo. impinja ntizisige Vitoto vyao bakazamuka wanavivukisha kubera iki? zirindiye umutekano yuko hari abarinzi. sababu kuna watu natwe dufite umwuka wera, dufite Imana iduproteje. icyo tuzageraho cyose turumwe tuzageraho. Amen. hepfo hatubwiye mu chini kivu kulisema nini ndugu? nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Ikasambaza nyumba bari bicayemo, walikuwa ariko babanje gukora iki? walifanya kwanza nini? Umoja. niba Didasi avuze Kama Didasi anasema eti zana ibuye leta lichiwe mwizana amazi, silete maji, nicyo cyatumye hiyo ilisababisha Babeli tubaho. Babeli haikujengwa. ni ukubera iki? Imana yabanje avuga aba bantu Hawa nta kizabananira hakuna chenye kitawashinda kugikora ntibagishaka. Number 1 babanje kumwe, ururimi ni rumwe, ni n'ubwoko bumwe. moja. none tuzagera kuki? Sasa tutafika kwa kitu gani? nkuko umugabo atubwiye ati Kama vile walituambia bamwe ni abanyacyamwari abandi ni abanyarwanda, tuzagera kuki? ariko Imana yaduhamagariye kuba abana b'Imana. nta muyuda nta mugiriki, ni Imana yaduhamagariye. kila Mungu alituambia icyo ni Imana idushaka. ntabwo Imana ishaka ngo tuvuge ngo tuze hano tudahuje, tutoka hapa bila twicaremo hano gusa. hapa bila kukutanisha. ntabwo Imana ireba ubwinshi, Mungu aone Imana ireba chenye Mungu anaona ni imitima yacu. ntabwo Imana ishaka kureba ubwinshi bwayo. wingi wetu. nicyo cyatumye Ilisababisha Uwiteka Imana Bwana Mungu avuga ati alisema hivi, mube umwe wewe kuko mmoja nanjye ndi umwe. kama na mimi mmoja na Baba.
Amen. Oya kumeneza. Ni bande babonye imegeri. Nani waliona imegeri? Imegeri ni imboga ntabwo ziterwa nta muntu uzitera, ariko beneze imbaraga bakoresha. Bamwe murikorera itaka, abandi mwikorera ifumbire, abandi mwikorera amazi. Nuko mutabigenzuye, nuko bimeze. Zimanuka hasi kuzimu, itaka niyo zikura, hakaba izikorera, izishinzwe kwikorera itaka izana ishyira hapa, ikazana igashyira hapa, indi ikazana urubuto igatera. Imbuto zizikura, mbegu zinaitoa wapi? Zizikura he? Amazi ziyakura, ninde uvomerera aho ngaho? Nizo ubwazo, kuko zimerera ahantu hatose, zinapanda mahali penye, ariko amazi nizo ziyikorera. Zifite ibibindi se, ariko umwe bwazo butuma zitera imegeri kandi zikaboneka. Natwe nitubumwe na kino gisomo iki twakigura tubumwe, ariko tutabumwe nta na kimwe twageraho, na rente twayibura. Kubera iki? Uko tutari umwe. Adufashe, iduhe ubumwe, atupe umoja, iduhe ubumwe, atupe umoja, kuko nta bumwe bila umoja. Hari igihe abadini bavuga bati yemwe dushaka dukeneye renti, tunatafuta kuuza nyumba, kumukana rayi mukazi, Didase rayi mukazi, sasa lala mukazi, wa gatanu bahembwe bose, walipa pesa, bavuga amafaranga, nasema pesa. Bra Didase yishyuye, Didase alilipa na Ngabira nawe Ngabira alilipa, singewe haiko vile kama naona tu Babire yaje, Babire na kuya sikia zaka kuyatanga, amabira azahora ari amabira, ariko nukorera Imana, Imana izaguha umugisha. Amen. Amina. Reka bateri inkuru, wacha niwape habari. Berutse kubona, niwahi kuona Mungu uko tujya kwa muganga, muone tunaenda kwa muganga, kubona na dogiteri, wala daktari ni ukwishyura, ni kulipa. Ibinini ni ukwishyura, ni dawa ni kulipa, consultation ni ukwishyura, bichunguza moni. Ariko ukaza ukavuga ati munsengere narwaye, warangiza ati nshimiye Imana yankijije, bari kumuza icyo nyihereza nyihaye umutima wawe. Dogiteri utayihaye uwo mutima, dogiteri kutamuhaye umutima kandi niwe dogiteri kama kurebe ni kashi, bamanza kuyakuraho, none Imana yagukijije, Imana igukiza, Imana idukiza, tinyihaye umutima, ninaipatia moyo wako. Bereki mazimani mu gishegeze kuvuga ati kuba umuntu unasikia mtu anasema Imana iguumugisha, kubariki ile baraka, ile baraka nitaikula. Niba ari ikibazo cy'amafaranga kama ni shida ya pesa, ni pesa, ariko yo hari iki, hari ubumwe, kama kwa umoja. Imana idufashe, Mungu atusaidie ibihe turimo, wakati tuko ndani, Imana iduhe ubumwe, Mungu atupatie ubumwe. Ibihe turimo, Imana iduhe gufunga ku mugozi umwe, funga kama moja, kuko aho tugeze, sababu mahali tumefikia hakomeye cyane, unakuwa ngumu sana. Venu Abakorinto 12 Abakorinto 12 wewe kumurongo wa 12 12
kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe, muri uwo mwuka umwe nimo twese twabatirijwe. Ntabwo twabatijwe mu myuka ibiri, twabatijwe mu mwuka, ariko none kuki kubera iki ibintu binanira? Kubera iki kutavuga rumwe? Ubumwe bugera kuri byinshi, ubumwe bubaka imbaraga, ubumwe. Reka mbabwire, acha niwaambie, birabaye kufunga. Niliwahi kuwa mchengaji. Hari ikintu bita ihene. Kuna kitu wanaita mbuzi. Ihene mbuzi ni ibiti bibiri batera hamwe, wanafunga pamoja, bagashyiraho wanaweka ingine, bikaba ari bine, inakuwa ine. Mugafata ibuye ry'ibiro 50, iryo kunguka atabasha guterura, iryo ngena didasi tutaterura, ariko kubera ko dufite ubumwe, kubera bya biti tukayishyiraho tukayiterura, tunainyangua, byoroshye. Kubera iki? Kubera umuhagizi ubumwe. Iryo ngena ntashobora, ariko bishyize hamwe na didasi turabishobora. Hari ubumwe, kama kuko umoja, hari ubumwe, kama kuko umoja, vyote vinawezekana. Niyo utetse, hata tunapiga chakula, uteka kubera ubumwe, tunapiga sahani ya umoja. Mwese mwabaye muri Afrika, yote amashiga nangahe? Afrika ni ngapi? 3. Kuraho rimwe uteke, ondoa moja upige tuone, kuraho rimwe ondoa uteke, moja upige tuone. ariko ubwo ari ubumwe nushyiraho y'agasafuriya yawe, isafuriya kimwe sawoni yamenya. Kubera iki? Hari ubumwe. Ubwo bumwe butumye yasafuriya imera neza, ubwiza ko ifite umutekano, byari ubumwe. Kubera ko Imana nabahamagariye kuba umwe n'icyiringiro kimwe, kandi he kugira ibice birema muri mwe. Bamwe muvuga ngo njye nduwa, abandi ngo nduwa. Mbese Pawulo niwe wabapfiriye, Apolose niwe wabapfiriye, uwabipfiriye ni umwe, umwanya wapfiriye. Amen. Imana yacu mu cyubahiro, izina la Yesu Kristo. Abafilipi igice cya mbere sura ya kwanza umurongo wa 2, sura ya pili, muteve alikisha Mungu vile. Rasoma izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bube muri mwe, n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Nshima Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe, kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubuzima bwiza, muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Soma umurongo wa 27. Soma 27, shairi ya 27. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye, zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikana umwuka umwe, muhuje umutima, kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Uyu ni Pawulo. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko icyo mwahamagariwe, icyo mwahamagariwe
ntabwo twahamagariwe amacakubiri, ntabwo twahamagariwe kurwana, ntabwo twahamagariwe gukurana amashati. Icyo twahamagariwe ni ugukiranukira Imana. kandi ngo niza kubasura cyangwa n'intanazi ariko nzuva amakuru yayo yuko murwanira hamwe. Amen. Kera tukiri muri Afrika, uri wakoze umurimo muri Afrika, kufanya kazi Afrika, mwafataga ikirima kinini shamba kubwa, bakavuga ati ubu rero mugiye guhinga, sasa mnatafuta kulima uramurima ile shamba, tugiye kuwuhinga naenda kuilima kandi turatuwurangije, taimaliza leo kubera ko ari ubumwe. Ibifurere bikawujyamo bikawurima waya kubona turawurangije saa yine bigataha. Ko byabaye bite? Ni ubumwe. Inguratu ndio tunamaliza, turahamaze, tunamaliza ibifurere bigataha, bakabwira ati Mungu akubariki, bigataha byose bigize ute byishimye. Anafurahi mubare manyakunda kuba kubyibagiro havuga ngo ibifurere ariko samahani na kwenda kusema maze bikawukora maze bigataha binini byataha byishimye tuvuye ku murimo. Wari wagiye guhinga mu kwawe? Oya, twagiye ku murimo w'isambu. None se babaheze batubwiye ngo Imana iduha umugisha, twese umugisha wawe. Umva Bibiliya iri kuvuga ngo igihambiriwe mu ijuru gihambiriwe mu isi no mu ijuru kirahambiriwe. Kandi Imana yaduhaye umugisha. Amen. Kubera ko habaga hari urukundo, hari n'urukundo, hari n'urukundo kandi hari no kumvira. Kubera iki? Wumvaga ko uri umwana w'Imana. Amen. Munyamukunda kumva ngo ikabizo ngabafre ugeze kubuza ngo bagiye kuzamuka. Nta kintu cyabazana, kubera ubumwe bwatumaga baza, ugakumbura mwene se, ukumva wajyayo. Ariko none byabaye biti mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi ruzaza. N'umwe ni ibyahanuwe gushyikira umukono, ariko Imana idufashe itugarurire ibyariwe na kagungu, ibyariwe n'ubuzukiro, ibyariwe na twa tunyamaswa twose. Urukundo rwaragiye, ibyo byose ingeso nziza ziragenda, ariko Imana nitubumwe iratugarurira. Dukeneye guhemburwa uko ibihe turimo biragoye. Uyu munsi wa none turaterana turi twiruka tumusohoka, ariko turi ubumwe. Twahura n'urusengero rwacu tukagira umudendezo, ariko Imana izabidukorera kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa, niyo kubikora izabikora. Amen. Ariko ubumwe, inzuki ziba zimwe kugira ngo zikore ubuki. Uriya buki buva kure. Ninde uzi ubuki buva wamenya produit inzuki zikora ubuki? Hari ubuyizi ni produit hano, ariko kubera ubumwe ziratoragura kwa fene, zigiriya zijye gutoragura, zijye n'iriya zijye gutoragura. Buri wese urazaniye nawe urazaniye, turabivanga tubivange gutya. Noneho nitumara kubivanga turabijyana tubishyiremo hariya. Bizi n'urugero
kabisa yagira bigapfundikira yobora kuzo bigapfundikira kubera ko biri umwe byose ibintu byose biba kugenda neza ahasigaye bigategereza na ngoja sasa utegereje iki ona ngoja icyo wubatse n'iki ulijenga nini utegereje n'iki ese utegereje izamu na ngoja kunyakuliwa ese utegereje irimbuka na ngoja kuangamia icyo utegereje n'iki chenye na ngoja ni kitu gani Imana idufashe Mungu atusaidie iduhe kubaka jenga umoja igihe tugezemo wakati tunayoifikia ntabwo ari igihe sio wakati cyo kureba ku ruhande ya kuona pembeni ni igihe cyo gutumbira wakati wa kupamba macho kwenye ahadi Abakolosayi kabiri 19 sura 2:19 Abakolosayi kabiri 19 sura 2 shairi ya 19 aha turi kuri ijambo tunayo kwa neno la kusema hivi ubumwe umoja Nasoma izina Yesu. Niyifatanye na wa mutwe ariwo mubiri wose uvanaho ukura. Soma neza. Soma vema. Usome neza umurongo. Usome vema ile shahidi. Niyifatanye na wa mutwe ariwo mubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatungwa n'ibyo ingingo n'imitsi bitanga, ugateranya neza nabyo. Amen. Yifatanye na wangu wese utifatanyije na wangu ariwo umubiri wose uvanaho gukura kwawo. Wakura kano kaboko unakutosha mkono ukuboko kuno kuvuye inayotoka kuko njya kugira ubuzima naenda kuwa na uhai uya kuno kwa wava kuzakomeza kumenya ila itakuwa hai basi itakubora inaoza pale ariko kugiteye lakini wakati napanga ubuzima ukomeza kujyamo endelea kuingia chanisha mirimwe ryasha bitaryumwe ariko yuri kuye ihitaryumwe nakauka. Nicyo gituma n'umukristo wese akwiye gukomeza kuba kuri uwo mubiri kugira ngo ubuzima bwa Kristo bukomeze bube muri we. Imana ntiyifatanye na wa mutwe ariwo mubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatungwa n'ibyo ingingo n'imitsi bitanga, ugateranywa neza nabyo. Umubiri wacu mwili wetu uteranijwe n'imitsi, unaunganishwa na mishipa n'amagufa na mifupa. Amaraso akabona akajya mu mubiri, inatiririka ndani ya akinjira mu maboko, ndani ya mikono, akagira mu mutwe, ukagira mu birenge, afika ndani ya miguu. Wa mubiri ukubona unakawumuntu anakuwa mu gitondo, ukabona wa mubebe, unaona ule mtoto yakuze amekomaa. Mubebe ko ejo atabasha guhaguruka akaba ari kwicara ingo nuko afite ibiri kumutunga biri kuva muri wa mubiri. Abana b'Imana bakura ryari? Iyo bari muri Yesu Kristo bagatungwa n'ubuzima bwa Yesu Kristo, ariko bitandukanye na Yesu Kristo, ubuzima bwa Yesu Kristo buvamo. Nicyo gituma uzabona sababu utaona umufurere waguye, ndugu aliyeanguka cyangwa umusere waguye, wala dada aliyeanguka, aba mubi anakuwa mubaya zaidi ya mfanyifu. Kubera sababu gani? Avuye muri wa, ameondoka kwa ile mwili. Nicyo gituma abana b'Imana yo tugiye ku meza y'Umwami, kwa meza ya Bwana, kwa kuhagira n'ibirenge, ile kuoshana miguu,
biravuze biti nasema eti umwe nawe mimi ni mmoja na wewe, uwawe mimi nawe uwanjye, wewe uko wangu. uciye bugufi imbere Napiga magoti mbele yako, umuhagiye ibirenge, namuosha miguu, ibyo birenge uri kumuhagira, namuosha, uri kumubwira ati namwambia eti sinakugamba, siweze kukusaliti. ariko none Lakini sasa twabaye abagamba, tumekuwa wasaliti wa twabaye wenzetu, politiki, tukawa politiciens. ariko abana b'Imana Sasa abana b'Imana bakwiye kujya muri politiki. mtoto alikuwa wa kuingia ndani ya siasa, ntawe hakuna. nta mwana w'Imana, Hakuna mtoto wa Mungu. abana b'Imana tugakwiye kugira ubumwe Kuwa mmoja bw'ijambo kwa ry'Imana. neno la Mungu. Ibiganiro byacu bikaba ijambo ry'Imana, ibyo dukora byose bikaba iby'ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. ariko none ndahura na didasi Tunakutana naye. Sasa unajua. usibubu bimeze Unajua bitwa sasa biko je kule ngako. Na iko icyo ibiganiro byacu maongezi yetu yabikwiye kuva kutoka wapi? Ndani ya Biblia. tukaganira iki Tunaongea iby'iwacu mambo ya iby'abana b'Imana, watoto wa Mungu. tukaganira iki Tunaongea iby'umuzi wacu. habari za kwetu. ese iwacu ni muri Kongo, Kwetu ni Kongo, iwacu ni muri Amerika, Kwetu ni Marekani. iwacu ni mu Rwanda, Kwetu ni oya Kongo. iwacu ni Kanani. Ndio habari. nababwiye ukuntu nageze navuye mu Rwanda ngiye muri Kongo nsanga ese uri kuganira Tana wa ndugu na wanaongea. parole wayumvise Ile habari ile habari parole ile parole. nabamenye kubera iki? kubera ko bari kuganira iby'iwacu. Mambo ya kwetu. iyo nsanga bari kuvuga ibya Tana wa M23 M23. nari kubamenya, Basi tukaliwachukua. nari gukomeza avuga ati abasaza iwacu, ariko kuko bari kuganira iby'iparole y'iwabo, bari kuganira iby'amateka y'iwabo, Historia ya kwetu. ndavuga ati abangaba Nasema niyo nabo muzaza. kumbe ni wa kwetu hawa. abana b'Imana Watoto wa Mungu. tugira ubumwe bw'ijambo ry'Imana. Imana izatugenderera ryari? turi umwe. tuzuzuzwa umwuka wera ryari? turi umwe. urukundo rwacu ruzagwira ryari? turi umwe. tuzagira imbaraga ryari? turi umwe. Imana iti Mungu eti mureke tumanuke acha tushuke turebe ari abantu, tuone wale watu, kubera ko sababu bamanje walianza kwa mmoja, ururimi rumwe, lugha moja, ntacyo bazakora kizabananira kifanya kitawachosha nibagishaka. wakipenda. natwe nituri umwe tuzakora byinshi. Tutatenda. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.